gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya afite umugambi wo kwambura ari ubuzima. Ese azabigeraho? Ese ubundi bigenda gute? Ntabwo biterwa n'iki ko umugore yumva yakwambura umugabo babanye basangiye byose, babaye umwe, bakundanye, banyuranye mu bihe byiza n'ibibi, ariko akagira ubwo yumva yamwambura ubuzima. Ubundi iki cyemezo kiza gute? Ese rwa rukundo rwa mbere ruba rwaragiye? Ni rwango nyabake ushobora gutera umuntu kugera kuri ya point yo kumva ko uwo yakundaga, uwo yafataga nk'ibyishimo bye cyangwa nk'umunezero we, yamwambura ubuzima. Ese rwa rukundo ruba rwagiye? Ni iki gituma urukundo wakundaga umuntu ruhinduka urwango kugeza ubwo wumva neza neza wamukura ku isi y'abazima? Inkuru yacu munyemerere tuyihere kuri Maya. Ubu ubona yabuze amahoro, ari gushagirira, uri we yibaza ibintu byinshi, ari nako yivugisha akavuga ati kumbe iki gihe cyose twakimaranye utankunda? Ese iki gihe cyose twakimaranye ukitekerereza Rina? Kuki ntabimenye na mbere? Kuki nabaye ikigwari? Kuki ubundi ntabibonaga? Ariko byose ni amakosa yanjye. Nakoze ikosa ryo kugukunda no kukwishingikirizaho. Agira atya agafata telefone agahamagara. Mu guhamagara aba ahamagaye inshuti ye. Ndimo kwitaba avuga ati Maya, ntago menyereye ko mpamagara. Akenshi umpamagara ufite ibibazo. Kuri iyi nshuro byagenze gute? Maya ati genda, ibintu birandenze pe. Genda ati se bikurenze gute? Habaye iki? Maya ati genda, uzi ko aratigeze ankunda imyaka yose tumaranye? Genda ati ariko njye narabikubwiye. Mbere yo gufata icyemezo narabikubwiye. Wenda mugitangira yaragukundaga, ariko bitewe n'izina yari afite n'uburyo yarabayeho, ibyo nibyo byagusunikiraga kumukunda cyane, ukumva ko kubera ko umugabo wawe ari umusitari mutabanye cyaba ari igihombo. Hari ibintu abantu bibeshya Maya. Izina ry'umuntu aba arirye ku giti cye, ni ahantu riba rihurira na girlfriend we nangwa se n'umuryango we. Rero wowe icyo washakaga kugira ngo nyine abantu bagutinye, abantu bakubahe ngo ngukungo ni ukuri girlfriend wa Ali, wumva gukeneye amapeti yo kwitwa Madamu Ali. None ngaho nyumvira, umenye yuko atagukunda. Njye narabibonaga na mbere hose, kuko n'ubundi Ali yahoraga ajya mu bakobwa. Njye nari mbizi nuko nabiguhishaga, ariko uko nabonaga wamusariye, njye ntago nari mfite uburyo nakubwira ngo ibi ngibi bivemo. Ahandi hantu wakoze ikosa urabizi, reba imyaka yose tumaze njye nawe tutavugana, twiyunze vuba. Barambwiye ngo ari yashatse umugore, kandi ntabwo uzatuma babana, niwe mugomba kubana.
ndakubwira ari niba yarafashe icyo cyemezo leave him uzabona undi ugukunda uri umukobwa mwiza Maya uribuka amagambo wambwiye nabi uranshitinga urambwira ngo ubwiryo nitimwe ngo nuko ngo nyine ngatarawe mukundana ngo nubundi bumfitiye ishyari siko wambwiye ati Jane mbabarira pe kirigeze nanjye nakoreshwaga n'amarangamutima rero ati ngenda kumva kuko umuntu udashobora kugirwa inama muri ubu buzima ni umuntu uri mu rukundo umuntu wakunze bya nyabyo niyo yaba ari mu buyoba bibona biragoye ko wamugira inama ngo umuyobore inzira ya nyayo rero nyine nawe muri kiriya gihe byari bigoye ko hari umuntu wagukebura gusa agombaga kureka akabana n'uwo yari yakunze cyane ko wari ubizi ko yamuteye inda ariko nyine wanze kubyumva urikunda urangije uragenda uranyangura na mbrokinga unyura muri ibyo bintu byose none bimaze kugucanga birakomamagara nagiye nkugira inama z'ibyo gukora Mayati ndabizi kungira inama ariko kuri iyi nshuro mbabarira umbwira ndakora iki uziko ari yambwiye ngo kuba yarahuye nanjye yakoze ikosa rikomeye ndarifuza iyo ataza kunkunda ngasubije ibihe inyuma ntiyahitamo kunkunda Jane atuvuze ngo iki ubwo rwose iyo njiji yatinyutse kubwira gutyo ariko abagabo bariyumva we umenya hari inda zibabyara ari zimwe umva ukuntu yakwihenuyeho amaze kuguhaga akumazemo ubwiza akubyaje umwana warakuze n'inkumi none ngo arifuza iyo ataza kuba yaragukunze aho ku bundi gute utambwire mbwira neza nzi uwo mugabo tumuha isomo keretse uwamunkopa hari nkamuha nk'inshyi Mayati keretse mubabaje nk'uko yambabaje keretse nanjye ngize amagambo namubwira yamusesereza akababara nk'uko nababaye Jane ati none uri gupuraninga gukora iki Mayati ndumva nta mwanzi ndumva ndashobora no kumubona mu buzima ndumva hari namubona kano kanya bazana mayiti ye bambwira ngo hari n'imodoka iramugonza arapfuye Jane ati uwo si Mayanzi Maya n'uburyo akundamo Ali yatekereza atyo se Mayati Jane Ali yansuzuguye yanyibukije ko nakoze ikosa muhitamo yanyibukije ko koko ntari nkwiye kumukunda Jane reba iyi myaka yose maze reba iki gihe cyose maze nirukanga inyuma y'Imana ngirwa mugabo nyirwanirira ishyaka ubugome bwose nagiye nkora hejuru yiwe byose nkabikora ngo ndabikorera umuryango wanjye umugabo wanjye nkunda mbana nawe umuryango w'utankunda ariko ndakomeza mbana nawe ntabwo uzi wowe uburyo yansomeye arambwira ngo yemeye kwigira injiji ngo yemeye kuba inganzwa ngo yemeye kubacishwa aha ngo arebe ko twabana neza ariko ngo ndi umugore mubi Jane uri kubyumva Jane ataha ubwo nyine kabaye tayari ubwo agiye gushaka izindi nshoreke araje ubu wabona afite n'undi wabona yarashatse n'undi ubundi se umugabo watinyutse kukubwira gutyo urumva hari icyo yatinya ahubwo hama hamwe urebe
umugabo utinyuka kuvuga amagambo nk'ayo ni uko aba atakigukunda. ntabwo aba akigupfuyeho. Mayati Jane, ndumva namwica, ndumva neza namurimbura. uzi noneho ikiriho, urabizi neza ahantu nakubwiye nyine dukura isene nyinshi yari yarahaguriye Rina, ndetse hari no mu mazina ye. kare nyine wa mwana we yavuye hano aduha igihe ngo tube twavuyemo, ndavuga nti ntibishoboka. uzi ukuntu yansubije, yambwiye ngo nta time afite yo guhangana n'umwana, umwana nitumurekera ibye n'ubundi ni ibya mama we. Jane ati Maya, uzi ko nutaba amaso urwo rugo uzarusohokamo nta kintu n'iki na kimwe ufite, uzajya kuba imbobo pe. ni ukuri, icya mbere ni wari usezeranyemo, ni ahantu byanditse ko uri umugore wa Ari. reba imyaka mumaze mubana. uribuka ko n'inshuro wabigerageje umuryango wagiye ubyitambika, bakavuga ko atari we mukazana wabo, bafite umukazana bemera. none ubu ngubu uramutse utandukanye na Ari, urumva atari waba uri mu gihombo. icya mbere yasigarana abana be, yasigarana Tania na Evan. niyo atashaka undi mugore akajya yigira mu by'ubu ngubu se subizi, yishakira ugira uko amugenza, yabaho da. hanyuma wowe ukajya aho ngaho ukajya kurindagira utagira aho uba. abagabo muri iyi minsi birebera rwose abana bakiri bato. niba ukeneye uzakureba nangwa se uzakwitaho, biragusaba kuba ufite iseno ukabashuga mami. ninde uzakureba nta n'atanu ufite? ibaza izo modoka nziza ugendamo, iyo modoka nziza yakuguriye mu mazina yawe izakugaburira. reka nemere ko mufite ayo mazu wenda ashaka kuguherezamo imwe uzabamo. Maya, urabizi nta murimo wabona, nubwo wize nta kintu ushoboye gukora. urabizi uri umutesi, mu mutwe wawe ni empty. ntabwo uri umushabitsi, ntiwari umeze nka Rina nkurikije nuko wamumbwiye. mukeba wawe yari umukozi, kandi ikindi cya kabiri na hariya byitwa ngo murakorera n'imbaraga ziwe zahatangiriye. ikindi wowe nta kintu n'iki na kimwe uhakora, ni kugenda uhereza instructions nyine abakozi bagakora nyine ibyo bategetse, ariko nta kintu n'iki na kimwe. hari impamvu bigenda, hafite manager mwiza, we ntabwo washaka kugira ibintu managing. aho rero ibaza uramutse utandukanye n'uwo mugabo, nta kintu n'iki na kimwe ujyanye. bariya abana bakunda se, n'umwe wagukurikira. tureke no kuvuga ngo bose, Tania ntabwo yasiga se ngo ajyane nawe, kuko Eva niwe si uwawe. amahitamo ufite namwe yonyine, tuma aragukunda cyane cyangwa se umwambura ubuzima. nibwo buryo bwonyine ushaka kuguhesha amahoro. ati narabigerageje inshuro nyinshi, nabanye na Ari nkoresha iyo system, nkahora ngira ibyo muhereza, nabona atangiye guhinduka nkongera, ariko se nzageza ryari? ndabirambiwe. Jane ati mwice rero, mwicuru nyine n'ubu ufite izo sene uzabona n'undi mugabo muzisangira muzibanamo. ariko mfite ubwoba. Jane atari kurase, none se wishe bake? ubu tugenda turondora abantu bose bagiye bavumbura nyine amayeri yawe n'ibyo ukora byose, bikarangira ubarimbuye.
wish abakozi bangahe bagukoreraga mu rugo kubera ibyo babaga bamaze kuvumbura nyine kuri uriya mwana Evan n'ibyo wavugiraga kuri telefone inshuti zawe magara se zakugiraga inama zari ziza amakuru yawe n'ibyo wakoraga wagiye wambura ubuzima nyuma yo kumenya ibyo ukora n'imipangu yawe bakugira inama bakuganga ibi nutabireka kuri kose nzagushyira hanze akakugiraga inama ngo witoteza Evan bikarangira ubambuye ubuzima bangana iki wahitanye inshuti zacu ebyiri abakozi ni bangahe si batatu abo ni bangahe si batanu ufite ubwoba bw'iki usenge iwanjye namwishe nsetse menya ubwenge Maya ubu buzima kugira ngo ubeho neza bigusaba kugira ngo utange ibitambo Maya ati ntumbwire Jane burya umugabo wawe niwe wamwishe Jane atari kuraseta rwose ni ukuvuga ko ibyo bintu ari ubwa mbere mbikubwiye njyewe narabibonaga ubundi umugabo yatangiye kuguhinduka no kugira ngo umuhe gatanya ubeho nk'imbobo uramuri turada Maya ati ko numva bikomeyera aha wakoresheje iki se wakoresheje iyi system ngeno na amayiri yose yanshiranye Jane ati wowe banga duhure nure kuko bigenza ati okay ndaje tuve aho ngaho tugire kuri ari nawe bari kwibuka ibintu byose yavuze akumva arigaye batariko kuki nta kontoro y'uburakari bwanjye kuki nayobowe n'umujinya n'amarangamutima nibyo ndashaka ko umwana wanjye abaho neza bitandukanye n'uko yakuze nifuza kugira umuryango mwiza ariko nanone ntabwo nari kubikora binyuze mu gusesereza umugore wanjye noneho ndahirahiye musaba imbabazi ko namubabaje ko namuhemukiye arakomeza kwiyumvira ari no kwigaya ari nakatekereza uburyo bwiza ashobora gukoresha ngasaba Maya imbabazi aba ariyo yibaza aho ari buze guhera amuvugisha agira atya akavuga ati nungutse ubwenge kanjye gushaka ikintu gishobora gutuma umugore wanjye nabura tuza tuve kuri twigire kuri Mila ndetse na Allen amaze kugera kuri airport Allen ntabwo babasha kuvuga ubona ko yacitse intege asa neza nkaho nawe arwaye yarembye Irwa na Robert baba bari hafi aho ndetse n'abandi na Dana bahari ari nakigera imbere yabo asa n'ucitse intege ajya kugwa Irwa na Dani bombi bakamuhuriraho
kuko bari muri situation imwe. Hirwa yegera ku ruhande akareka Dani akaba ari we umufata agenda amusindagiza gake gake, ariko akabona imbaraga ni ntazo, ahera akamuterura yinjiza mu modoka. Ndetse bose bakinjira mu modoka, nta muntu n'uyu n'umwe uba uvuga, cyane ko bari mu gihe cy'agahinda ndetse n'amarira. Berekeza mu cyaro kwa Allen. Bakigera kwa Allen, Hirwa akibona iwabo ahera ko atinyamo ndetse akanigaya mu mutima, kuko ibi bintu ntabikurikiranye. Reba aha hantu ukuntu hasa, abantu bari buze gutabara babura baricara he? Ese ikiriyo cyo kirabera hehe? Agerageza guhamagara Allen ngo babiganireho, ariko akabona Allen arasa n'uwataye umutwe. Ibyo abamubwira byose Allen ntababyumva, ahubwo abamusubirishamo. Hirwa akamubwira ati none se babona abantu baza nabura ahantu bakahasiga akarangi nangwa se bakagira uko bahasana. Allen agatekereza akamubaza ati harya umbwiye? Hirwa ahera akabibona ko Allen asa n'uwahungabanye, ibitekerezo bye byose bidahari. Ikindi kintu akora uko ashoboye, agashaka ahandi hantu heza ashobora gushyira umuryango wa Allen, akaba ariho baza bamusanga. Dani na Hirwa bashyira hamwe bagahuza imbaraga, byose bakabikora. Uko gushyira hamwe no guhuza imbaraga, Dani abaza Hirwa amubaza ati ariko Dr. Ndumva afite amatsiko, kubera iki ubundi ibi bintu bigushishikaje? Hirwa ati ariko iki ntabwo ari cyo gihe cyo kuganira kuri ibi. Ariko nta kibazo twanaganira, none se turakomeza duheranwe n'agahinda? Uwagiye aba yagiye kandi ubuzima burakomeza. Hirwa ati none urashaka kumenya iki? Dani ati kubera iki witaye kuri Allen cyane? Hirwa ati none se wowe kuki umwitayeho cyane? Dani ati njye nuko mukunda kandi aranabizi narabimubwiye. Hirwa ati ni byiza, ngende gukora inshingano zanjye nka Dr. nta kindi. Undi ati oya mbeshya mba mbibona. Hirwa ati none se ubundi usanze nanjye mukunda wabihindura iki? Kandi nanjye abizi. Dani ati bro, turi abantu bakuru ntabwo twakabaye tuvugana gutya, ahubwo reka tube honest, nyine nawe uramukunda? Hirwa ati ibyo ntabwo ari byo turimo, reka dufatikanye twerekeze umubyeyi, nyine tuzaba tubiganiraho. Dani ati oya
ubwirwa n'iki se ko nzongera kukubona ugatoke ushaka ukuri Allen ndamukunda kandi nawe arabizi ikindi kandi ntekereza ko namukunze mbere yawe ati none se bro uyu mukobwa twembi tumukunda ubwo ninde uzamwegukana ko nanjye ntiteguye kurekura birambangamira iyo mbona uri kumwitaho ubwo atari ko byose biri mu maboko ya Allen wazabona nyine ari umukwiriye cyangwa se ari ukwiriye urukundo rwe niwe azahitamo nta kibazo mfite kereka we niba ufite ubwoba ko atazaguhitamo ariko niba wumva wizeye ufite ubwoba bw'ikisi gumana hangana n'ibyawe nanjye mpangane n'ibyanjye irwahera kanigendera tuve aho ngaho bigarukire mu rugo kwa Allen Maya aba ari mu rugo uyu munsi yigiriye guteka ari buri gutegura ibintu byose agisoza gutegura ameza arahera akataha afite impano ndetse n'indabyo ubona ari guseka yishimye akigera mu muryango aramwenyura ariko akabona Maya namwitayeho avuga ati mugore mwiza ibi byose ni ibyawe kugira ngo ngusabe imbabazi mbabarira nakubwiye nabi navuze byinshi bibi ariko mbabarira Maya aho kumusubiza aravuga ati karibu amafunguro yateguwe ibyo turaza ko tubivugana ari intekerezo ziba nyinshi agatangira kwibaza ikintu nari bukore kiri buze gutuma umugore wacururuka ajya ku meza bagatangira kurya ariko uko barya ariko Maya amwitegereza ari nakamureba cyane asoza kurya agapfukama imbere y'umugore we akamubwira ati Maya ntabwo nakabaye nakubwiye kuriya ndabizi ko nkunda ndanabizi ibyo wanyuzemo kubera njyewe wemeye kunyura mu buribwe bwinshi wemeye guhara ibintu byinshi ubu uri kumwe nanjye ntabwo ari kuriya nakabaye nakubwiye mbabarira Maya ahera akarira amarira akaba yose ahera akasohoka agafata telefone agahamagara Jane ari nakarira akamubwira ati Jane haba hari undi muti umuntu yamuhereza ntagire icyaba Jane atwinde ibitekerezo se Maya ati Jane nafashe icyemezo mpubutse nabikoranye umujinya amaze kunsaba imbabazi amaze kumbwira ko byose yabitewe n'uburakari arambwira ngo nimubabarire kandi njye byose nari namaze kubikora nari nabimuteguriye mu byo kurya ndetse n'ibyo kunywa none hari ikintu umuntu yakora mu maguru mashya Jane mbwira ntabara ubuzima bw'umugabo wanjye mbwira ntabara ubuzima papa w'umwana wanjye inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ese Jane arasubiza iki Maya ubuzima bwa Alice ari bubutabare ngo nibure bukunde ese ubundi kuki dufata imyanzuro duhubutse kuki iteka dufata imyanzuro turakaye icyo ukoranye umujinya iteka ukicuzanye ikimwaro niba uri
kunyumva ntukaganzwe n'umujinya ngo bigutere gufata umwanzuro, ubanza utuze ubone gutekereza ku kintu ushobora gukora. Inkuru yitwa Warahemutse, gusoza ubuzima bwa Anne ahari buri mu kangaratete. Ese hari ikintu gishobora kuba cyamukiza? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse, yewe nitwa Atete, ibyo yandika kandi ni nanjye wibagezaho.